nukuri kose yaragize ati mu by'ukuri ntabwo Imana tigirije cyane. Imana magana yagize ati ntabwo Imana ikeneye amafaranga n'ibyo tuyizanira. Padiri Kagimbura harayegora turumva Padiri Kagimbura rata urumva pastor ni padiri urumva padiri uvuga neza sha hari bagamba yegora emberata nawe. Sasa by'ukuri abanyamadini amatorero banenze bamwe mu bavuga butumwa banyunyuza imitsi y'abayoboke b'amadini n'amatorero binyuze mu kubaka amaturo y'urudaca, amaturo ku mbaraga kandi Imana idakira amafaranga cyangwa ibintu bifatika ngo abantu batanga yani magambo ari kubundi muyirusha ubutunzi yisi yaremye. Sasa by'ukuri abasoma Bibiliya bazi ibyanditswe mwibaruwa ya kabiri Paulo yandikiye aba Tesaloniki umutwe wa 3 umurongo wa 8 haravuga ngo nta numwe cyase bavuga ati nta numwe twigeze dusaba umugati wadutunze ahubwo ijoro n'amanywa mu mvune n'imiruho birukana twarikoreraga ubwacu kugira ngo hatagira numwe muri mwe tugora. Yani bwa inyigisho ya Paulo rero ubanza igisha Paulo ubanza idufasha nyine ifasha benshi cyase idafasha benshi. Inyigisho ya Paulo ubanza idafasha benshi mu bavuga butumwa mu madini anyuramye biki gihe kuko ngo aho nyine bigisha kesha na keshi bizigamira akanya ko gusaba nyine amaturo. Sasa rero bumvisha nyine abayoboke mu gihe ntacyo uhaye Imana ntawe rero ntacyo kuyisaba ariko iyo myumvira bayikuye Imana bakubwiye kubona irusha ubutunzi. Akogiye mwajya mujye munasesarata y'umupadiri umva ko yivugiye neza genda namukunze cyane. Sasa mu by'ukuri pasiteri mwitorero ry'inkuru nziza yitwa ngo ni Munyemana mu by'ukuri ubwo yari mu kiganiro kubaza bitera kumenya kuri nzeri nyine kuri muri nzeri 2024 yagaragaje ko nyine abayoboke b'amadini n'amatorero bajya gusenga bashaka kuruhuka ariko hari aho nyine bisanga bikoreye imitwaro y'abashumba babayoboye myari bagasaba imitwaro y'umushumba n'umupasiteri ikuri ku mutwe wawe ako kimundi kujya ku mutwe wundi baramubyaye ngo umurere yanibikeze. Sasa ari mu by'ukuri yaragize ati aba bantu nyine baje imbere yacu ngo tububake ntabwo babaje nyine twebwe ngo kutwubaka nyine kuko twebwe uwaduhamagaye yaduhaye amaboko dushobora gukora rero ibintu byose. Sasa ari ikindi birukana yihamije no gutanga umuburo cyase yihamije gutanga umuburo bitabaye itegeko cyangwa ngo bashyire nyine iterabwoba ku bakristo ahubwo uko umuntu ukwiye gutanga amaturo mu gihe ashima Imana ibyo yamukoreye ariko akabikora nyine abyibwije. Yani magambo ntagahato yaragize ati ntabwo amaturo ari imbaraga su kubwira abantu ngo nimutamye mutayatanga murapfuye ahubwo cyangwa murapfuye murashize n'ukwigisha no kwigisha umuntu ijambo ry'Imana no gukora yamarere kubona umusaro w'ibyo yungutse akagira umugabane wo kuzana mu nzi y'Imana kandi nabwo atabikoze ku gahato. Ikindi rero nta muntu waza mu nzi y'Imana ngo azani amaturo kandi ntacyo yije cyase mu yamagambo nta nayafite. Niyo mpamvu rero abantu nyine bajya bakora ubwo abantu nyine bajya bakora ubwo buryo bwo kwaka amaturo ku mbaraga baba bangisha nyine abantu Imana babangisha abantu Imana kandi abantu babaje kuruhukira imbere yayo ariko ubundi bajye bakura amaboko muvugano bakajya gukora ku kibabaza ngo bazi bashyira imitwaro yabo ku bantu binibiki ariko. Sasa mu by'ukuri umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda ngo ni Padiri Oscar bimvikana Kagimbura yitwa ni Kagimbura yagaragaje ko Imana itashyira abana bayo mu mugozi ngo bayiture kuko idakeneye amafaranga cyangwa ibindi bintu bifatika. Yaragize ati ntabwo Imana ishobora gushyira ku kagozi abana bayo ngo baze kuyitura kugeza kwiha ituro kuko nubundi ntabwo riza kugigeraho. Ntabwo muri kumva ariko akantu mukumve neza mwe abantu ndagira akantu mwongere mukumve. Yaragize ati ntabwo Imana ishobora gushyira mu kagozi abana bayo ngo baze kuyiha ituro kuko nubundi ntabwo riza kuyigeraho. Ntabwo mu magambo y'amaturo yose mutanga ntago yigeraho. Ntabwo ikeneye ibintu, ntabwo ikeneye amafaranga, ntabwo ikeneye ibicyo rero twebwe tuyizanira mu yandi magambo nta kintu ibyo twe tuyizanira. Rero mu by'ukuri yahamije ko abigisha ko gutanga nyine itoro ari itegeko ndetse Imana ireba nabi utaritanze ari
abanyabigisha b'inyuma mani magambo babayobowe n'inda babashaka ibyo birira. Sasa mu by'ukuri yagize ati harimo ikintu cyo kubeshya abantu. Ijambo ry'Imana rero tibwira ko ituro ugushima Imana kandi rikava mu byo yakoreye, bikava mu byo nyine yakoreye, akava nyine iryo turo rikaba ryava mu byo yakoreye, akabona ko hari n'ibyo nyine ashobora kwishimiramo kubera ibyiza yabonye mu buzima bwe. Sasa rero ntabwo rero ituro riberiyeho kujya nyine kwigura cyangwa kujya kwigura imbere y'Imana kugira ngo udapfa, kugira ngo nyine imukorere iki ngiki cyangwa imukorere iki ngiki nk'uko mujya mukunda kwibona. Ituro rero ni wa mutima uza imbere y'Imana wishimira kubera ibyiza yagufashije kugera. Mu by'ukuri rero amaturo yakwa abakristo baba bimvikana abari mu moko menshi, kandi bamwe bakagira nyine imihango bagomba kwisa, bakagira imihigo bagomba kwisa kugira ngo ayo mafaranga bayabone. Urumva ko uyu mupadiri genda mukunze cyane, ariko urumva umupadiri mwiza wasobanukiwe, uzi neza ibyanditswe. Mwabanga biga baza ngo bazi ibyanditswe bakiga batwaka amafaranga bayatumaramo. Yego rata nimba nawe rata warasobanukiwe, ndakwemeye cyane. Bandi mwese mugiye kwiza inama z'umupadiri, mwese mu by'ukuri ndababwiza ukuri mwamenye Imana neza kandi mukayikora neza. Ibyo bintu byo kwirwa mwaka abantu amafaranga iryaguye n'amaturo atafite ibisobanura, mwe namwe ugasanga abantu twakabatunze muri kwirwa mutubasaruramo mukajya kutugura mu izo zarinjira uva mukazituguramo ayo mazu yanyu mwibwa mwubaka imiturirwa mayi, mukagenda ugasanga abantu babayeho nabi hejuru yanyu, ugasanga ari mwebwe mugize. Umva ko umupadiri atanze inama nziza, genda namushime cyane, ahubwo ni intwari ikomeye cyane. Yewe n'abapadiri mwe n'abapasiteri mwese mbifurije kuba nk'uyu mupadiri. Kandi atanze impuguro ikomeye, ubu n'ubuhanuzi bukomeye rwose. Ndabashimiye.